muraho cyane abakurikiye Rukizangabo Shami Official TV. Twabonye Shyaka mwaramukunze kandi arakunditse, aracyafite n'ibyo kuvuga kandi bitwubaka. Kora subscribe kuri channel ye yitwa Hanze Aha, yitiranwa n'indirimbo yiswe Hanze Aha. Natekereje ku by'indirimbo zavagaho harya ngo yayindi bivuga ngo ubwo muri abagabo ubwo muri abagabo ubwo musubiye iwanyu ubwo musubiye ariko akabigasekwa iwanyu muri abagabo ubwo musubiye iwanyu muri abagabo akabigasekwa nk'akeza ni ukuri. Ari imbere yacu rero hari igice tutavuzeho cy'ubuzima bwe kuva atangiye gukora nk'umukada, yinjiye muri kadaship. Yatubwiye abo bakoranye, buriya hari n'abo yibutse bandi, kugeza igihugu kibohowe. Shyaka ubundi yari hehe? Ariko turaza kuboneraho no kuvuga ngo Shyaka twumvise muri ariya mateka ye, igihugu kimaze kubohorwa. Ubwo se Shyaka yifashije ati? Ni ikiganiro kirimo ibice bibiri, ubwo turaza kureba uko tuyakwiza mu ruhago. Shyaka uraho? uraho neza. Kwagiye ku Karubanda cyane se abantu baragutashya nk'uko bakumbaza? Ndi wa rubanda hari abagabo bakunda karahanyuze cyane, barampamagara cyane nyuma y'aho tugiraniye ibiganiro. Barampamagara abo twaherukanaga kera cyane, nkajya kumva bumva banteye akamo, wa mugani w'abarundi. Naratangaye, njye sinari nkuzi, ariko nagiye kubona nkabona abantu nk'abo twiganye. Arampamagaye akambwira ati uwo mugabo uzi ko ari we waririmbye Delila? Tutarashyiraho n'ikiganiro kivuga iby'ubuhanzi. Abari muri Australia nabo ndasuhuza cyane umuntu witwa Jean Claude Nengeyingoma, niwe wambwiye ati iyi nkuru itumye ndira. Jean Claude wahoze kuri radiyo Rwanda? Yego, yakoze kuri radiyo Rwanda. Ni umuhanga cyane, naramukundaga mu rubuga rw'imikino. Twakoranye kuri Sarusi tukiga i Butare, twimukira muri Orenforo. Niho yavuye ajya kuba muri Australia. Umugabo uzi gusesengura urubuga rw'imikino cyane, niyo yogezaga kuri stade abantu wasangaga bateye agatebe. Ari mu banyamakuru nakundaga kuri Sarusi. Nibyo we na Jado Castar na Leonidas Ndayisaba. Utabona yego, ni inshuti yanjye cyane Leonidas. Utabona amaso ariko ubwonko bwe burakora cyane. Ubwonko burabona cyane. Ubwo natwe dutangiye kuba karahanyuze rega. Ariko kuri Sarusi nubwo mvuze mwe babiri batatu gutyo, Sarusi yose wagira ngo ni umwimerere. Yakoze vibe bikomeye cyane. Umuntu wese wanyuze kuri Sarusi wumva ahubwo bacogora bayivuyeho, bageze ku zindi hari abagenda bacogora. Hari igihe ukubitana na cya systeme kivuga ngo ayo mashagaguzanye muretse gato. Suko bikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari umuminisitiri yigeze kubibwira, yaramurebye ahari abona aracyari muto. Ni wa Minefura narakurikiraga. Nta nkuru incika jewe. Reka iyo ncitswe n'amakuru ubwo mba ncitswe n'ibintu bikomeye. Birumvikana. Aramubwira ati uraje, hari abazakubwira ngo suko bikorwa, ati genza make. Biriya rero abantu bose bagifite amashagaga. Shyira umupira hasi. Shyira agapira hasi. Ni wowe uje guhindura ibintu. Abantu bose bakiri bato bafite amashagaga bahura na bene ibyo bintu. Kuri Sarusi rero twarisanzuraga cyane, ariko ntidusanze ibyo dusanze. Ariko hagera mu zindi systeme akavuga bati uje guhindura ibintu wowe. Ugasanga ukubitanye n'izo. Kuri Sarusi niho natangiriye kumva ibintu by'ibyegeranyo. Yego, nibyo. Habagamo ibyegeranyo byitwa ngo hambere hanze, hambere mu Rwanda. Hakazamo intambara ziriya z'ubutita, intambara z'Uburusiya na guerre de 6 jours, ibintu nk'ibyo nibwo byatangiye kuza. Twarabikoze rero kandi turishima, kandi dushima ko twabaye imbuto nziza hanze aha ngaha. Wa mugani wa ndirimbo yawe.
nuko rero utangiye kadashipu, ni ibintu bishya mu mutwe wawe, uvuye mu Rwanda ibintu bicika. Kadashipu wayitangiye ute, ubyumva ute? nta nubwo navuga ngo natangiye kadashipu, ntabwo ubuzi ibyo ari byo. Natangiye gusa kugirana inama n'urubyiruko, ibyo twitaga byari umuryango, mu muryango ngiye hengeye mu nama y'umuryango, kungurana ibitekerezo, mobilisation. Icyo gihe hagomba kubonekamo abantu bagomba kujya ku rugamba gutabara, abo twitaga abatabazi. Buhoro buhoro nk'uko nakubwiye, tugenda tubona natwe abandi baza kuduhugura. Abantu rero bahugurirwa hamwe, ntibahuguke kimwe. Byumvikana. Ndaje gusanga mva ku rwego rumwe njya ku rundi, kugeza ubwo mbaye umuhuguzi. Ujya muri guhugura abandi. TOT bivuga trainer of trainers. Hari igihe utangira uri umutrina, uri umutrini, hanyuma ukaza kuba umutrena, hanyuma ukaba trainer of trainers, TOT. Birashoboka cyane. Njye rero byarananyoroheraga cyane, kuko abo twakoranaga inama i Burundi, urwo rubyiruko urwinshi ntabwo rwari ruzi mu Rwanda. N'ibyo mu Rwanda kwari kubibabwira rero uko biteye, uko nje mpunze, icyo nahungaga uko biteye, bikarushaho kuba motiva. Zari inkuru ziryoshye, zari inkuru rimwe na rimwe zinababaje, ariko zituma umuntu arushaho kugira ubukana. Ugasanga n'umwana utarageza ku myaka yo kuba yajya ku rugamba ashaka kugenda. Izo ntambara twarazirwanaga zo gukumira abana b'imyaka itaragera yo kuba bajya ku rugamba, n'abakobwa n'iki tugenda dukumira, hakagenda abashoboye koko. Ariko bose babaga bashaka kugenda. Icyo gihe mwabikoreraga nka hehe, muzihe karitsiye, mwihishe mugaragara, situwasiyo yari imeze ite? I Burundi, i Bujumbura tuvuge. I Bujumbura ntabwo wamenya gutandukanya Umurundi n'Umunyarwanda. Abantu rero kandi bagira aho baba. Twabikoreraga mu ngo zacu. Uyu munsi tugakorera iwanyu, iwawe, ejo bundi tukazimuka tugakorera ahandi, ugenda uyobya uburari. Kwinjira ntabwo ari ugupfa kwinjira uko mwiboneye, ni ukubanza ukareba hirya no hino ukirasa, ukinjiramo, kugira ntimwakwinjira igihiriri. Inama irangiye nabwo gutaha ni ugutaha mu byiciro, mu bipengeri, hasohoka babiri, bagera hirya hitaruye, abandi nabo bagasohoka. Mbese ni ugutwika inzu ugahisha umwotsi. Ntiyabura gushimira ingo zemeraga gukorerwamo inama, zarihaze zivuga ziti uko byagenda kose mujye muza muterane. Abantu babaye i Burundi hari abaranzwe no kuba baragiye mu matorero ariya azwi, azi kuririmba, guhamiriza, no mu nkambi z'impunzi byabagaho. Ariko wowe wagiye uri mukuru, birashoboka ko amatorero nahasanze iyo nibuka cyane. Sentore ntiwigeze uhura nabo? Ntabwo nigeze mpura nabo, ahubwo nahuye n'ababaga mu manzi. Yego. Mu manzi, kubwo muri iyo mobilisation hakoreshwaga n'ayo matorero. Hajya kwigisha abana kubyina, kugira ngo munababwiriremo, munabakundisha u Rwanda. Byari byoroshye ko i Burundi abenshi usanga ari abasirimu cyane, ibyo bintu bya kinyarwanda abantu barabyiyambuye bicereza gusa.
bari barahagurutse rwose ubona bose baritabiriye icyo kintu. Hari siporo ya mase ku cyumweru, ariko ikigambiro ari uko muza guhura mukagira icyo muvuganaho, mukaba mwava aha mukagera tuvuge mukakora ibirometero byinshi mugenda, ariko ubwo uko mugenda ni nako mugenda muganira. Ibyo byabayeho mbere y'uko ujya ku Murindi? Yego. Yaha. Ugeze ku Murindi rero, ugeze ku Murindi harya waciye he ujya ku Murindi? Ku Murindi twacaga Mushiha. Waciye muri cya gishyamba cyatumye ubura mukuru wawe? Yego. Ariko icyo gihe ntabyo nari nzi. Ntabyo nari nzi. Izo nkuru wazimenye nyuma? Izo nkuru nazimenye nyuma. Kiriya gishyamba nabibonye muri komantere, abantu batwandikiye, abanterefonnye baravuze bati ririya shyamba ryamaze abantu. Ntabwo ari wowe wenyine ryahekuye. Birumvikana. Aha. Hasi ishyamba n'uyu munsi muri 2026 ritaraturwa cyangwa ubone ricogora, icyo gihe urumva ryari rimeze rite? Muri za 60. Muri za 60 ubwo urumva byari ibintu bikomeye. Ubwo n'ibikoko byari byinshi. Ibikoko byari byinshi muri 60, usibye naho no mu Rwanda hashobora kuba hari imiryango myinshi yahaburiye abantu. Yego. Yapfushirije abantu cyane. Ako kantu nari kubura, kuko njya numva nk'abantu batanga amatangazo ngo kanaka ngo yabuze umubyeyi we, ukibaza niba mushakisha bazamubona, kumva ibyo bintu si byo. Yego. Baba bakwiye imvugo yoroshye ariko nanone yumvikana. Hanyuma Mushiha, Tanzania nyine birumvikana, Kimisi, Karagwe. Yego. Mutukura. Mutukura ubwo ukaba uje muri Uganda. Ubwo ugeze ku isharo ku mupaka. Urwo rugendo rwamaraga igihe kingana iki? Rwari rumeze rute waruducira mu magambo make? Ko rwari rumeze icyo gihe, ko umuntu nta hantu wabaga unyuze bwa mbere, guhaguruka. Cy'iminsi mwayicagamo umunsi umwe? Twayirayemo. Muri bangahe? Icyo gihe umubare sindi buwibuke neza, ariko twari nka 15 gutyo. Ko twari tujyanye n'ikintu kiri puresi, ntabwo twari tugiye ku rugamba, twari tugiye muri seminere. Urumva? Kwiyemeza gukomeye. Ndibuka ko Karagwe twahakuye abantu 2, umukobwa umwe n'umugabo umwe, tugera ku Murindi. Tugera ku Murindi. Ubwo urugendo ruba ari runini, umuntu aba aciye ku bintu byinshi kandi birumvikana. Imbaraga rero waboneye ku Murindi, wageze ku Murindi ubona ibintu ute? Wigeze kubiduciramo? Imbaraga wakuye iyo zakoze iki? Urumva nk'umuntu wari waragiye mbona mu binyamakuru, mbona ba Patrick Mazimpaka, mbona ba Roize Nyumba mu binyamakuru bagiye nko mu mishyikirano, ari ukumubona ku kinyamakuru gusa, ubona ba Fandipisi bavuga guti ngeze noneho ahantu bari, ningira amahirwe nzababona. Kandi iyo wabonaga undi utari bo, wumvaga nabo babonye ubwo. Nubwo hari ibintu amaradiyo yari yarashyize mu bantu, nawe rimwe na rimwe ukaba wasa n'ubigenderamo, cyangwa ukavuga se abantu bavuga ngo inyenzi ngo zigira amatwi, zigira iki, zigira imirizo, kandi ubizi neza ko atari byo, ariko kandi kantu kakagutwara ati none byaba ari byo. Utari ko wamuganira. None byaba ari byo. None ukandagira rero muri zone zirimo
bakabahagarika bakabasuhuza ukabona ni abantu musanzwe mumeze kimwe ku murindi. ariko bya bintu baba barakomeje kugutota ukiri mu Rwanda n'amaradiyo n'iki kakenda gusa n'akakuganza ubwenge bugasa n'ubuyoba gatoya ukagira ngo nibyo koko tuhasanga uba bafite imirizo basigayeyo wenda twakiriwe. Mugeze ku murindi wa mugani mwakiriwe mute? ni nk'abami. urumva ari mwebwe mugiye muba mufite amatsiko n'igishyika cyo kubona abo bantu, n'abari ku murindi nabo bari ku rugamba nabo bakeneye kubona abantu bavuye mu gihugu, niko wabyita. aba ari ibintu byiza, abakeneye kukubona uvuye hanze nawe uba ukeneye kumubona ugeze ku rugamba. Seminari rero ubwo rero abantu baturutse Tanzania, baturutse ahitwa za Mwese, baturutse za Dar es Salaam, baturutse Kisangani, Lubumbashi, ubwo ni amavisaje ngenda nibuka y'abantu. harimo abatavuga ikinyarwanda neza cyane, nk'aba Lubumbashi bavuga igiswahili cyane. harimo abavuye i Burundi birumvikana. cyo sinibuka niba hari abari bavuye mu Rwanda, ntabwo mbyibuka neza. muri Amerika, mu Busuwisi. Yego. Muratangiye rero murize barabataje harya ngo wahuriye n'aba mugabo wari waraguhaye akazi. Oya, ntabwo ari icyo gihe. Ntabwo ari icyo gihe. Yego. ntabwo ari icyo gihe. Nicyo gihe. Yego. Nicyo gihe seminari irangiye. Ubona uramubonye? Imfura cyane honorable Aimable Nibishaka. Aimable Nibishaka. Mwari nka bangahe icyo gihe muri seminari? Yego. Twari benshi, umubare sinawibuka, ariko ntabwo ari munsi ya 50. Ninde wabonye yo kumva wari ukeneye kuzabona? Wari ukeneye rwose kuzamubona? Ni benshi, ariko usumbye uwo nifuza kubona cyane ni Afande Peace. Yego. naramubonye. Ariko wagendaga uganira n'abantu benshi ko mugiye muri pose, ko bagiraga urugwiro cyane. Bagiraga urugwiro. Yego, hari ugukumburana kwinshi. Urumva byari ibintu bikomeye. Mwamaze igihe kingana iki? Ibyumweru bibiri byose. Hari ibyo tutakwirwa tubazanya ko abantu bararaga byari bisanzwe. Uko uzi uyu munsi inkotanyi zitegura ibirori, inama, n'icyo gihe niko byari bimeze. Bigenda birutana bitewe n'ibihe. Uyu munsi ni mu mujyi, ni ibintu birahari byinshi, ariko n'icyo gihe ibyumba, amatora, uburiri bwiza, ordre y'inkotanyi ni yayindi. No mu ishyamba. Yego. Mwageraga igihe mukajya gukina kuri byari. Niba uyu munsi njye nawe baduhisemo ko turi butoranye umuceri, tukabaha abateka bagateka, tukaza kugaburira, tukaza guseriva amasahani, tuvuge mukanakarabya wanakosi. Uwo munsi ni uwanjye nawe n'abandi batoranijwe cyane. Ejo namwe mukajya mu ishuri n'abandi batoranijwe bakajya kubasimbura. Idarasa riri siriyasi. Yego. Mwanyuzagamo mugakinira kuri bya bibuga imikino, siporo. Yego. Kandi iryo shuri, ayo masomo yabaga arimo ntabwo yarambirwaga, kuko abavuye Tanzania bariyoruganizaga bagatanga ikiganiro, bakerekana imikorere yaho uko imeze.
abavuye i Burundi bagatanga ikiganiro bakerekana uko babigenza, uko bakora production, uko bashaka abatabazi, uko bakigisha mbese ku buryo uwa Tanzania ashobora kuvuga ati numvise experience y'uburyo nzakora nkuye mu bavuye Kampala cyangwa se experience bavuye i Burundi, reka natwe tuzayijyane muri Congo twumvishe hari icyo yamara mu kumobiriza abantu. Experience sharing byari interesting. byari biryoshye cyane. Reka nkubaze ikibazo, ukiri aho ngaho nta muntu wigeze aguporopoza cyangwa se agusaba ko wajya mu gisirikare? Kubera iki wahisemo Kadashi? Ibyo byari buri munsi. Kubera iki utabihisemo? Ntabwo mbizi ariko barabimporopoje kenshi. Yego. Ariko icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? 20 gusa n'irindwi isahari. N'irindwi umuntu aba yatangiye kwitekerezaho. Si nicyo ariko numvaga ibyo nakoragamo, numvaga binshimisha cyane kubikora kuruta uko naba umusirikare. Kandi urugamba rwari rumwe. Ndabyibuka Leti Captain Madudu niwe twaganiriye cyane igihe kirekire. Madudu mwarahuye? Igihe kirekire, Imana imwakire mu bayo. Yarazi igipindi wamucitse ute? Namukunze cyane. Madudu buri munsi twabaga turi kumwe. Nanjye nkamubwira ibintu nibyo, reka nkomereze muri uyu murongo. Bya byose birimo birasa n'ibyuzuzanya. No? Bivuga ngo birasa. Byaruzuzanyaga cyane. Ndetse urugamba rw'umukada wasangaga rukaze cyane rwose. Ntabwo wavuga ngo rwari rukaze kuruta urw'umuntu ujya ku rugamba imbere, ariko byose ni magirirane. Imyumvire y'umuntu, guhindura imyumvire y'abantu biragoye. Nicyo nshaka kuvuga, ariko urugamba nyine birumvikana ni urugamba. Hanyuma rero wakuyeyo mpamba ki? Hanyuma nyuma ya iyo seminari ujya he? Nyuma y'iyo seminari twasubiye Bujumbura. Twasubiye Bujumbura, ariko na proposition wagumya aha. Wakwigumya aha. Wagumya aha ukagira ibyo dufasha. Ndabanza nsubire mu kazi, njye kuringaniza ibintu by'abandi, nzagaruka. Nyuma igihe kiragera rero nsubirayo. Usubiyeyo bigenda bite? Nyine ubwo ni mu kazi, ni kadaship nyine. Ni kadaship. Kadaship wayikoreye he mu gihe? Ahantu hatandukanye. Hatandukanye, ni Rubaya. Rubaya yo yari centre. Ni Kivuye. Yego. Ni Misozi ya Kivuye barayishoboraga? Misozi ya Kivuye barayishoboraga? Nari nyiguyeho rimwe. Nk'umuntu uvuye umunsi wa mbere ndayizamutse, nari nkifite intege nke, nakomoraga muri ya gereza. Noneho tuzamuka umusozi bita Manyagiro. Umusozi wa Manyagiro warawuzamutse? Zamuka umusozi witwa Manyagiro tugiye Kivuye, hahandi wumva utinya kubwira abantu ko kuri hafi kwikubita hasi. Yego. Isoni barabona ko kandi harimo n'abakobwa nabo barazamuka. Hahandi hasigaye akagozi. Yego. Hahandi hasigaye akagozi, ngira amahirwe umuntu wa mbere bayikubise hasi. Uwa mbere? Ambera igitambo. Uboneraho kuvuga. Mu gihe bakimwitaho nanjye mba ndaruhutse. Manyagiro. Yego. Manyagiro ni umusozi ukomeye, na Kivuye ni imisozi ikomeye cyane. Ubona ugeze hejuru rero? Hejuru Kivuye, Musende biri nk'ahangaha ku ruhande. Mu Miyove naho kuhagenda haragoye.
no nubwo iriya misozi niyo nakoreyemo igihe kinini, za Mafurebo, za Nyankenke ya mbere, iya kabiri. na Nyankenke wagezeyo? Eh, umva waragiye. Icyo gihe nyuma ku Murindi, aho bita muri zone tampo, hari Umurindi headquarter na tampo munsi yayo. tampo munsi yayo hafi ya cya kigo za Ngondore, za Ngondore wagezeyo? Ngondore oya. Ubwo nyuma jenoside yenda kuba hitwa Muhambo. Ku Muhambo. Niho nabaye bwa nyuma. Niho wabaye bwa nyuma. Hari barashyize ivuriro, warahageze? Karama. Yego, no ku Muhambo ryari rihari, burya hari Sikibe. Sikibe. Yego. Karama wabayeyo? Karama ntabwo nabayeyo. Yego. Wabaye muri Muhambo, se buriya si muri Karama? Ni muri Karama. Ya, biregeranye rwose. Hanyuma nyuma yaho rero, ahubwo muri iyi minsi nibwo mpaca avuge ukashaka ukabura ubibwira ko amarira ntaza, ukicecekera ukomeza ukagenda gusa. Hari abantu benshi babimbwiye iyo baciye za Muhambo, ugaca ahantu ukabona handitse Paruwase Nyarurema. Niba warageze i Nyarurema wari hafi ahubwo za Karama. Ni Karama. Kuko iyo uri Karama uba ureba hakurya za Nyarurema. Warahagiye cyane. Hanyuma jenoside ubwo yabaga rero wari uri he? Jenoside yabaga tuhari. Tugenda tugera ahantu dusanga ari imirambo, hari wenda abarokotse bakeya, tubarekipera, tubahuriza hamwe, tubavuza, tubakorera ibyo dushoboye byose. Yego. Wari ufite icyizere ki? Byageze aho ugira icyizere ki nk'umuntu wari uvuye mu muriro w'ahangaha mu Rwanda, uvuye no muri gereza y'ahangaha 1930, uvuye Bujumbura, uciye muri rya shyamba, unarigarutsemo ubwo ni inshuro enye, noneho ugeze muri jenoside yakorewe Abatutsi, aho byari catastrophe. Ibyo urimo kuba, icyizere cyawe cyageze aho. Hari igihe wigeze kumbwira ko wabonye ko hari ahantu wageze, umaze kugera ku Murindi ukabona ba professors, abadogiteri bari ku Murindi, uravuga uti uru rugamba birashoboka ko ari ikibazo bizakunda. Icyo gihe wari uriyo muri iyo situation yo kurekipera abantu, kureba iby'interahamwe zakoze, wumvise ubeze ute? Cya cyizere wari ukigifite? Icyo gihe noneho biba byatandukanye. Ntabwo uba utekereza ngo tuzatsinda cyangwa ibiki n'ibiki, gusa ubwo ni nko kugenda mutera intambwe. Wabonaga umusozi uvamo undi uvamo, muhugiye muri ibyo, kugeza ubwo, ariko uko ubona mugendamo progressa, byamaga icyizere ko urwo rugamba tugomba kurangiza, gusa turarurangiza hasigaye bangahe. Icyo umuntu yibazaga cyane. Umaze kumbwira umusozi wa Manyagiro n'imisozi ya za Miyove, imisozi ya hariya hose, ikindi cyakugoye muri biriya bihe wumva utazibagirwa? Muri ibyo bihe byo kuba ku rugamba? Yego, muri ibyo bihe byo kuba ku rugamba. Nta kintu na kimwe cyari kigoranye kirimo, nta kintu na kimwe cyarimo kigoranye. Ahubwo akantu k'akabazo katangiye kuza ari uko dutangiye kubona ko abantu barimo bagenda bicwa. Yego. Watangiye kubura icyizere? Ntabwo cyabuze cyane, ariko waribazaga, agatima kakubitaga ukavuga se i Kigali ubu ntibashize. Cyane cyane ko ari naho nakomokaga. Ariko kubera ko muhugiye muri abo ngabo mwabashije kurokora, kandi aho mwabahurije habaga hari akazi kenshi, witaga kuri abo ukavuga uti ibyo byose imbere hariyo abandi, nabo barimo bakora nk'ibi ngibi.
Kigali irafashwe rero, Kigali irafashwe. wenda uyigezemo, watungukiye hehe, hanyuma ubuzima bukomeza bute? Kigali natungukiye mu Kiyovu. Mu Kiyovu? Mu Kiyovu. Ubwo wari uciye he? Ni inzira yose yo kuva za Rwamagana waciye mu Kabuga? burasirazuba. Kabuga byari bibi kandi byari bibi rwose, byari bibi cyane. uhingukira mu Kiyovu? Mu Kiyovu ikibiti cy'abakire. Yego. Niho naraye ijoro rya mbere, buracya njya gushaka kureba niba muri famiye bakihari. Ujya ku Gisozi? Hano mu Kiyovu noneho. Ku Gisozi bo nabo bari baraje mu Kiyovu. Abatari barishwe. Ubwo ku Gisozi hari hariyo mukuru wanjye, abana be nibo barokotse, ko we n'umugore na muramu we babishe ijoro rya mbere. Kuko Gisozi iri mu hantu hambere muri Kigali habohowe vuba. numvaga hari bari barokotse bakajya za Byumba, bari babarwaye. Babishe ijoro rya mbere rwose. Habyarimana yapfuye nk'uyu munsi, nabo babica nk'ejo. No, hari imiryango babaga barwaye, yari cible yayindi yabaga iri ku malisiti. Urumva ko babishe. Mu Kiyovu waraye he bwa mbere ujya gushakisha abantu bawe? Ndibuka ko naraye mu Kiyovu iki ngiki nyine cy'abakire, cyo bita icy'abakire. Ko njye simbyemera, buri karitsiye ifite abakire n'indi ifite abandi, ifite n'abakennye gutyo. Yego. Buracya nyine njya mu Kiyovu cyo hepfo kureba niba hari abavandimwe bariho, ukabona n'amakuru, kanaka baramwishe, kanaka baramwishe, kanaka ariho, mugenda mutarurana. Ubwo nahise ntarura abana bose, niba abana atari bo bantaruye, ko hari aho nabasanze baragiye mu nzu, umukuru afite nk'imyaka 16 kandi ari umukobwa, nako bari abakobwa hafi ya bose. mpitamo kuhita mbana nabo. N'abandi rero umuntu yakuraga hirya no hino bakiri bato. Uyu munsi nshimira Imana ko abo bakobwa bagera kuri 6 cyangwa niba atari 8, nta n'umwe wandumbiye, bose uyu munsi ni abagore bafite abagabo bize, nta wantengushye. Nabonye mu bitekerezo mu kiganiro twagiranye hari abantu bandika ngo sogokuru komera yorororo, kandi sogokuru bivuze iki ubwo? Ubwo ni nk'abo mbereye sekuru mu miryango nyine. Birashoboka ko ari abana b'abo bantu? Birashoboka. Kurera byarakuvuriye icyo gihe? Ntabwo ari cyane ko nagize amahirwe mpita mbona akazi. Tabarera neza nta kibazo. Iyo periyode rero ya 94 reka tube tuyicumbikiye aho. Noneho ugiye mu buzima busanzwe, ubonye akazi. Ubwo niho tuzahera mu kiganiro cyacu, mu kindi kiganiro. Ndabashimiye abakunzi ba Rukizangabo Shami Official TV, mukomeze musure Hanza Hacano, ni uyu mugabo Shyaka, muyirebeho, murebe ibiganiro biriho, hanyuma muyikunde, muyisangize abandi, turebe subscribers bazamuka. Nicyo abantu baberaho gutera abandi ingabo mu bitugu, kandi murabona ko afite umuzigo w'inkuru n'amasomo bishobora kuvana umuntu bikamujyana ahandi. Ndabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza naho mu kiganiro cy'ubutaha.